Twongeye kubasuhuza mwe muri Marika Africa TV n'ibisanzwe rero hano ni kuri Marika Africa TV turabakunda cyane ni iby'agaciro kenshi kuba tubafite n'ibyumumaro kuba mudukurikira umunsi ku wundi. Ejo bundi rero mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania hakomeje kugaragara inkuru irimo gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga y'umusore w'imyaka 43 wemeye gushyingiranwa n'ingurube. Birababaje kandi biteye agahinda, kandi hano hanze dufite abana b'abakobwa benshi bakeneye gushyingirwa. Iyo rero ni inkuru iteye agahinda yaba ku muryango yaba na sosiyete arimo kubarizwamo, birababaje. Mudushakira ku gafoto tuze kubereka uwo musore wemeye gushyingiranwa n'ingurube. Ariko muri iyi minsi dufite n'ikibazo cy'amabanda arimo kugenda agaragara, yaba abiyita abakozi b'Imana yaba abarimo kugenda bashaka gukora ibintu bitandukanye kugira ngo bemerwe, ariko mu by'ukuri wabakurikirana neza ugasanga buzuye ububandi n'ubucakura, ndetse harimo n'inyeca. Buriya iyo wamaze kugera ku rwego rw'inyeca ushobora no kwica kugira ngo ubashe kugera kuri icyo urimo gushaka, ariko buriya ntabwo byaba bikwiye, kuko buriya akantu bita gakeca kaba karamaze kuba akandi kantu kararenze ibintu by'uburyarya, ahubwo gateye ubwoba. Tubabwira yuko nyuma y'umupasiteri wamaze gusezeranya uyu mugabo w'imyaka 43 amusezeranya agakosho n'akabenzi, akaba yakomeje kugenda ahatwa ibibazo. Nyuma y'ibyo byose rero umupasiteri arimo arahatwa ibibazo bitandukanye kugira ngo asobanure uburyo yafashe umuntu akamusezeranya n'inyamaswa kandi bitemewe. Nyuma y'icyo gihe rero twakomeje kugenda dusesengura ibijyanye n'uriya mupasiteri, tuza kumenya amateka ye, tuza kubona yuko buriya biragoye yuko waba uturuka mu muryango w'amabandi ntawe n'ubibandi, wakurikirana n'amateka ugasanga na sekuru yari ibandi. Kandi buriya koko bivuga ukuri, ntabwo ushobora kuba bishopu, pasiteri, apotre ndetse na revera n'andi matitire yose mugenda mwitwa atandukanye udafite aho bikomora. Uko byagenda kose nimba iwanyu mwaribandi ukurikirana ukabibandi, ndabeshya? Aho nimba muraguza uzaraguza icyo wakora cyose, wanyu nimba muri abapfumu uzagenda ubwiriza ubona utubaraga natwe uvuga ati ariko twajyaga kubaza ku bakuru nawe ujye. Namwe rero mwabaye abandi bantu, ahantu batabahanuriye batababwiye yuko ubonye viza, uguze imodoka, uguze inzu, ubonye umugore, ubonye umugabo, ubonye umwana, aho ngaho ntabwo wakwirwa ujyayo. Ndabeshya? Ntabwo nabeshya, namwe murabizi aho ngaho nta Mana ihari hatari ibyo bintu. Ariko bamaze kubavumbura, ubundi turwana n'abadafite inyama n'amaraso n'abadafite umubiri, ahubwo turwana n'imbaraga zo mu kirere n'imbaraga zitagaragara. Ariko birababaje kubona bakubwira ngo barimo barakubita dayimoni, bakakwereka ngo warutse. Systeme ya mbere yabanje gukoreshwa, iyi ni ibanga namaze kubona bakoresha, bakanda uno mutsi wa hano hejuru bagakanda bagasunika, uko bagenda basunika kwikubita hasi bakavuga ngo dayimoni, ubundi ukaruka kubera isereri. Ariko imyuka turwana nayo ntago igaragara, ni ibitagaragara. Bamaze kubona yuko bamaze kuvumurwa rero, biga izindi strategie bajya gucisha imbaraga, ari nayo mpamvu ujya kumva ngo hariya hakorerwa ibitangaza, hakorerwa izindi mbaraga, kuko bamaze kujya gushaka imbaraga z'umwijima. Ijambo ry'Imana ravuga ngo abana b'Imana baraterana n'abana ba Satani bagaterana nabo. Abana ba Satani rero barimo baragenda bigaragaza umunsi ku wundi, bigatuma hari sosiyete nyarwanda cyangwa sosiyete urimo, sosiyete yose ikagenda yangirika mu buryo bw'ibitangaza, kandi
ari ukubabeshya, kugira ngo rero akwemeze neza kuri original uvuga ati koko n'umukozi w'Imana. Iyo yatangiye gutembera iwawe hari iyindi miti aza akahasiga, kandi wajya gucekinga neza ugasanga ari wa muntu wasize ibyo bintu. Inkuru ntoya yagiye igaragara namwe muzi iyo wise umukozi w'Imana, kuko nawe yigeze uvuga ngo uri umukozi wanjye, umukozi w'Imana. Ahubwo icyo yasize avuze, ndavuga Yesu yaravuze ngo muzenguruke amahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, abazemera muzababatize. Ahubwo dore akantu rero birwa bagenderaho, ari nayo mpamvu yo gushaka imbaraga. Yaravuze ngo muzabemeresha ibitangaza niba batumva ibyo ndimo kuvuga, nabo rero niyo mpamvu basigaye bajya kwirwa babimeresha ibitangaza. Nyakubahwa urimo kunkurikira, nawe urimo gukurikira Marika Africa TV, ndagira ngo mbabwire yuko biriya ntaho bitandukanye no kujya kuraguza. Mu gihe ujya gusenga uvuga ngo nibatamvugaho, ngo Imana nitamvugaho sinzasubirayo, finish, nawe waraguje. Base ku muntu ujya kuraguza ariko nawe waraguje. Imana si uko ikora, yaravuze ngo nzabasanga mu nzozi mbaganirize, kandi nzagenda mbemeresha ubwonko bwanyu n'intekerezo zanyu. Ariko mwarahindutse, umwimerere wanyu mwarawutaye, ahubwo murakurikira abantu. Ariko gukora ibyo mwakurikiye muramwe ibyo muzahembwa. Ndababwiye, niyo mpamvu uzasanga uvuga ngo ni role model wanjye, ariko wajya kumva arakubwiye ngo urebe ibyo mvuga nturebe ibyo nkora, kuko nawe arabizi ibyo akorera hanze aho ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu uzisanga bagenda bahura n'ibibazo bitandukanye muri ubu buzima, ariko ubundi wabaye uri umukozi w'Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo yakundwaga n'Imana, mbese agakundwa n'abantu. Ngo ndavuga Yesu. Impamvu bamurwanyije nuko yaje arimo kugaragaza iby'ukuri n'ibinyoma, arimo kubereka ibyo barimo yuko atari byo. Umuntu arakaza akakubwira ati ngwino ushyire hano ibikurembeje, ibikunanije, ibyo byose birimo guca intege bishyira ahangaha. Ariko arimo kubwira gushyira, harimo arakubwira inote. Umwana wajye kwiga mu mashuri akomeye, umwana wawe watindare. Ibyo rero bishatse kuvuga yuko bamaze kumenya ibyo mushaka ibyo ari byo. Bimeze nka bariya abantu basetinze bino bintu by'umukino w'amahirwe bya betting. Arabanza akareba akavuga ati abantu bakunda iki? Bakunda inyungu nyinshi cyane. Kubera gukunda inyungu z'umurengera bituma bariya abantu babasha kubinjira mu buryo bworoshye, ugasanga barakubwiye ati shora 5 urabona 100,000, shora 10 urabona miliyoni. Ugasanga rero kubera ibyo bintu wamara kubyinjiramo, kuko bakanza bakanakubeshya bakakwereka ko udufaranga badushyize kuri konti yawe, nyuma y'igihe gitoya wajya kubikuza amafaranga akubwira ati ntabwo wemerewe kuyabikuza. Ibyo rero nabyo byamaze kwinjira muri system, kandi numara kubibona uzasanga abo bantu bagiye bashyira ibyo bintu bose nabagira iki. Wasanga ni ibintu rero dusa nkaho by'ibitangaza birimo kugenda byinjira, byose biraturuka mu bugira iki. Bishatse kuvuga ko ibyo bintu ntaho ushobora kubitandukanyiriza, byose bifitanye isano. Abantu bose barimo barashaka ibitangaza, nabo rero ukuntu babikora barakubwira ngo Imana igukoreye ibitangaza, igukoreye imirimo, bagakoresha uburyo na za mbaraga barimo kugenda bakomora, aho barimo kugenda bazikura ntaza hariho. Ugasanga hari uburyo babikweretsemo, warangiza ukavuga ati koko Imana yari ahantu iravuga, yahariya ntivuga. Ibitangaza nagiye mbibona bitandukanye, ariko nyuma yaho ukazisanga ahandi hantu hatari heza, yaba umuryango wawe, yaba sosiyete ubarizwamo, ukazisanga waramaze kuba wa muntu wo kugirirwa imbabazi n'impuhwe. Wirinde rero, ndabikubwiye kugira ngo ukomeze nawe ucekinge, urebe, mushyiraho muri comment ibyagiye bikubaho n'ibyo wagiye ubona n'ibyo bagukoreye, na bya bindi bashyize mu ntebe nimukaza kuvumbura wa muntu wabishyizemo, kugira ngo kwereke yuko hari imbaraga zari ziri mu rugo iwawe aje gukuramo z'umwijima, agiye kwashyira imbaraga z'Imana. Ariko ibyo mujye mubacekinga, mubarebe neza, muzagenda mubavumbura, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Uzasanga benshi rero nubwo ibyo byose babikora abakeneye mani, kandi nubwo byose babikora ntabwo ashobora guhanurira
umukene. Niyo ahanuriye umukene amubwira ngo wowe urapfuye wanze iwacu kabisa, ntuzigera utera imbere. Ariko yabona hari ukuntu umeze akavuga ngo Imana igukuriyeho urupfu. Kandi tuzi neza yuko umukristo atagomba gutinya urupfu, niyo nzira n'ukuri igomba kutugeza kwa data. Niyo mpamvu abanyarwanda babirebye bakavuga ngo ni ukwitaba Imana, icyo bita gupfa. Niyo mpamvu rero wowe mukristo utagombye gutinya gupfa, wa wundi urwanurira gupfa, ahubwo wagombye kumubwira ati reka niyeze kugira ngo njye kwa data, nimba koko uri umukristo cyangwa nimba mission yanjye yaranzanye mu isi yarangiye, icyo gihe ukavuga ngo ndiyakiriye ndatashye. Ariko bakahita bababwira rya jambo rivuga ngo nuko Ezekiyeli abonye agiye gupfa, arangije Ekerivure atangira kwibutsa Imana imirimo n'ibitangaza ibyo yagiye akorera mu nzu y'Imana. Aho ngaho niho batangira kwibira rero. Bagatangira bakakubwira ati nawe uzibutsa iki Imana mu minsi yawe ya nyuma ugiye gupfa. Batitegura rero icyo ukunda aricyo uzana imbere y'Imana. Aho bagushoboye kuki mutinya gupfa? Kandi ariyo nzira igomba kutujyana ijabiro kwa jambo. Mwirinde rero abo bantu mu gihe mutabikoze, ndabizi. Irinde muvandimwe inshuti yanjye, ntabwo nshaka kuzumva urimo kurira, urimo kuvuga ngo wagiye gusenga ngo muri babiri batangira kugukora, bazagukoraho nyine uko bari mu mubiri. Ndababona nkababwira, nkabona ntabwo mushaka kumva, ariko rimwe na rimwe muzagenda mwumva kandi muzagenda mubivuga. Mwari kumwe na Murika Africa TV, turabakunda cyane, tuzasubire.